ko inzu itarasakarwa n'ikibanda huri kiriho gusa gutyo. Ati rebe inzu yawe. Ati ye nararize. Mana iyi niyo nzu yanjye. Iyi mirimo yose, iyi niyo nzu yanjye, se nzaba mu y'inzu itarabasha kuzura. Seko nagukoreye gutya. Atangira kubarira Imana mirimo. Mana iramubwira iki? Wafashe ubutunzi bwawe bwinshi uri umukozi w'Imana. Twese twamagariwe n'Imana dufatanya amaboko tubake ubwami bwo mu ijuru. Musumwe ko tuzajya kuribamo. Bandu bamwe barimo kuva mu bushake bw'Imana ati kuko pasiteri yakoze gutya, pasiteri yakoze gutya. Oya, wewe uhagarare ku izamu ryawe wubake ubwami bwo mu ijuru, kuko Yesu nagaruka buri muntu azabazwa ibye. Turarangaye cyane mu iminsi gucira abakozi b'Imana imanza, gucira amatorero imanza, ariko tusengerane tubake ubwami bwo mu ijuru. Iyo ni imbuto yo kubaka ubwami bwo mu ijuru. Tuhugurane, tugirirane inama. Ndabizi nimba abantu bamaze gushirwa ejuru ntago bakunda kumvira inama z'abandi, ariko bimubwire mu bwenge, abyanze musumwe azabazwa n'Imana. Tufatanya amaboko kuko mwanya maze butumwa bwa Kristo, kuko nayo n'imirimo izatwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze, Imana ibafashe. Turagushimye Mwami, tunejejwe n'ijambo ryawe. Reka tusengere imitima y'abari ku isi. Niwe waturemye twese ukaturema mu ishusho ryawe. Nuko Satani adutwaza igitugu, ariko tuzi ko turi ubwoko bwavuye mu maboko yawe, kandi ukaturema mu ishusho ryawe. Tubabarira ibyaha. Isi iranduye mu bibiye. Abantu benshi barizera barizera. Turashima Imana kuko ari yo nkuru. Tongeye kugaruka mbere y'ubwiza bw'Imana tubashimira mirimo myiza tukomeje gufatanya. Mana ibaho umugisha. Nitwa Pastor Serugendo Dismas. Nize ko benshi mumaze kutumenya. Reka mbere ya byose tusenga Imana. Mana urera kandi urakiranuka. Tongeye kuba mbere yawe kubw'umurimo ubidufashemo kandi dushoboje. Muka wera tuyobore ku ijambo ryawe tugiye kuganira, kandi abadutega amatwi ubaheshe umugisha kubwirira ijambo. Twirukanye ni mwanzi Satani. Mbabazi n'urukundo rwawe rukomeze rubane natwe iteka ryose. Amin. Numwanya mwiza tugiye kuganira kubw'ijambo ry'Imana. Bene data, nta muntu wabaho atafite ikimutunga. Na mu buryo bwo mu mubiri, mu buryo bwo mu muka tutungwa n'ijambo ry'Imana. Nibyo kurya byacu byiza byo mu muka. Cyane cyane iyi minsi ni iminsi yo kwiga cyane ijambo ry'Imana, kuko turimo kubona biye birimo kugenda bisimburana cyane cyane kubw'ubuzima bw'iki Kristo. Mwanzi afite indi mayeri yazanye yo gutuma duteshuka mu nzira z'Imana. Mwanzi afite zindi mayeri yazanye yo gutuma tutakora ibyo Imana ishaka. Tuyitwe gusa abakristo ariko bikorwa byacu bitagaragara nk'abakristo. Tuyita abakozi b'Imana ariko tutera imbuto. Bitusabamo kusoma ibyanditswe yera, kuko hari ibyo bidukomeza muri urugendo. Ndukarindire gusaba kwigisha. Gihe cyose ufite akanya, fata Bibiliya yawe, soma ijambo ry'Imana, anyuma usenge. Ibyo nabyo birashoboza umukiranutsi. Sasa tugiye kuganira umutwe w'ijambo ryacu, uburyo twakubaka ubwami bwo mu ijuru kuruta kubaka ubwami bw'isi. Uburyo twakubaka ubwami bwo mu ijuru kuruta uburyo twakubaka ubwami bw'isi. Iki kintu nagitekerejeho, ndarebesha amaso y'umubiri, ndareba televiziyo, mbona isi yose, abatuye isi bose
barifuza kubaka ubwami bw'isi, babe mu mazu meza, bagendere mu mamodoka meza, abana bige mu mashuri, ibintu byose byiza byiza. Aho ngiye kubategurira, aho nzaba na niyo namwe muzaba. Ariko turebye usanga iby'isi biracyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Sasa uyu munsi tugiye kuganira uburyo twakubaka ubwami bwo mu ijuru kuruta kubaka ubu bwami bw'isi. Turasoma ijambo ry'Imana muri Matayo. Munsi nagize mu yerekwa rya Matayo, gusa amagambo ya Matayo tugomba kuyiga kuko n'umwanditsi mwiza yakurikiraga Kristo cyane. Matayo 6 murongo wa 19 kugeza ku 21. Nimukibikire ubutunzi mu y'isi, aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bakacukura bakabwiba. Ahubwo mwibakire ubutunzi mu ijuru. Mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho nyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukura ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho umutima wawe uzaba. Bwana Yesu asifiwe. Mungundire y'ijambo kabisa, urikurikire neza. Navuze ubutunzi buryo twakubaka ubwami bwo mu ijuru kuruta ubwami bw'isi. Yemwe abakijijwe, nize ko twese twizeye ko nyuma y'ubu bwami bw'isi hari ubundi ubwami. Nyuma yo kuba mu isi mu myaka Imana yaguteguriye, azabamo kuva mu uyu mubiri. Se ubwo bwami Yesu yagiye kudutegurira tuzabujyamo. Iyi minsi turimo kubaka gute ubwo bwami bwo mu ijuru? Nabonye twarangajwe n'ubu bwami bw'isi cyane, ariko ni byiza kubaka ubwami bw'isi. Ariko ku bwanjye ndimo kureba tugomba gukanguka tumenye no kubaka ubwami bwo mu ijuru. Kuko nasanze nabonye amateka kuva tukiri abana batoya, iby'ubwami bw'isi nta muntu ugendana nabyo, byose tubisiga hano ku isi. Rimwe na rimwe ababisigaranye ntabwo basha no kwibuka ko uyu muntu yakoze imirimo y'ubutwari, uyu muntu yaritanze. Abasigaye bamwe babifata nabi, abasigaye bamwe barabyangiza. Rimwe na rimwe hari abantu bamwe bakora mirimo yo kubaka ubwami bw'isi, ariko ntago bigaragara ku bwami bwo mu ijuru. Sasa uyu munsi tugiye kuganira buryo twakubaka ubwami bwo mu ijuru kuruta kubaka ubwami bw'isi. Matayo atubwira aya magambo: nimukibikire ubutunzi mu isi, aho nyenzi n'ingese ziburya. Si ngombwa twibikire ubutunzi ku isi, aho nyenzi n'ingese zibasha gukora iki? Ziburya. Nimukibikire ubutunzi mu isi, aho nyenzi n'ingese ziburya. Iyi ni ijambo rya Kristo. Si ngombwa twibikire ubutunzi ku isi, aho nyenzi n'ingese zibasha kuburya, kandi abajura bagacukura bakabwiba. Aho hantu nihe? Ni ku isi turimo. Inyenzi n'ingese ziraburya, abajura nabo bashobora gucukura nijoro bakabwiba. Ku mukiranutsi tugomba gushaka kwibikira ubutunzi bwacu mu bwami bwo mu ijuru. Murongo wa 20: ahubwo mwibikire ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho nyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura bacukure ngo babwibe. Hano ku isi ubutunzi bwacu nyenzi n'ingese ziraburya, abajura baracukura barabwiba,
ariko tubika ubutunzi bwacu mu bwami bwo mu ijuru, nyenzi n'ingese ntago zabasha gukora iki? Kwanduza. Abajura nabo ntago bacukura babwibe, kuko zabikiwe he? Mu ijuru, mu bwami bwo mu ijuru. Mureke tuyige mu aya magambo, kubika ubutunzi bwacu hano ku isi no kubika ubutunzi bwacu mu ijuru. Tumva kigeranyo k'ijambo kiravuga ko ubika ku isi, inyenzi n'ingese zirabwanduza, abajura bakaza bagacukura bakabwiba, ariko ubitse mu ijuru, inyenzi n'ingese ntago zishobora gukora iki? Kubwanduza. Nta mujura wajya mu ijuru acukure abwibe, kuko rifite assurance, bibikiwe mu bwami bw'Imana. Yesu atufashe kandi atugirire neza, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uzaba. Gihe cyose aho ubutunzi bw'umuntu buba, na niho umutima we uba. Nkunda umunsi umwe nagiye gufata amafaranga ahantu, navuga kuri banki, ariko ayo mafaranga nagendaga metero imwe gusa ngomba kuyikoraho, kandi nta muntu wangezeho, ndimo ku mutima numva ko baranyambura, aya mafaranga nayabura. Buri saa ngenda ndimo gukora ku mufuka, numva ko nimba irimo. Usanga butunzi bwacu ku isi nuko tubifite, abantu bafite ubwoba, buri saa uzi ko bananica bazanyambura, kuko tubitse aho nyenzi n'ingese ziri, kandi zabasha gukora iki? Kubyanduza. Aho abajura bashobora gucukura bakabwiba. Ariko mu ijuru biratandukanye no kubika ku isi no mu ijuru. Abantu benshi muri minsi barimo kurwana tukubika ku isi, ariko kwibika mu bwami bwo mu ijuru, aho hari mutekano mwiza, aho hari tuzajya kuyisangaho. Ko nuko tubabaye gutyo, ariko wabitse mu butunzi bwe mu ijuru, akitegura musi Yesu azaza, azajyana nawe. Nkunda kubona cyangwa kera ababyeyi basogokuruza bacu bagiye bakoreye abazungu mu masosiyete, bagiye babafunguririza konte yo kubitsa. Kigiye myaka amaze ageze mu myaka 60, bamuhaga kindu bitwa pension mu Kifaransa. Sogokuru bakamuha pension, ariko bamubarira tufaranga yakoze iki? Yabitse, cyangwa iyo misi yakoreye iyo sosiyete. Mwanya bamuhaye tufaranga, nawe twamufashaga mu buzima bwe bw'iyo myaka zabukuru, kandi wabikaga yagiraga munezero n'ibyishimo mu gihe bamuhaye tumafaranga tubimerekeza twe. Aho nshaka kugereranya n'umuntu wabitse mu bwami bwo mu ijuru. Kubika mu bwami bwo mu ijuru, mumenye ko n'ibintu tuzajya tubisangeyo, ariko tubika mu bwami bw'isi, rimwe na rimwe igihe cyacu nikirangira cyo kuba ku isi, tubisiga hano ku isi, abandi bakabisigarana. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Kandi ijambo riravuga aho ubutunzi bw'umuntu buri, na niho ubwenge bwe buba. Nimba tutashaka kubika mu bwami bwo mu ijuru, ubwenge bwacu buzaba tu hano ku isi, kuko hano niho tubika. Natwe abizera Kristo tuzi ko yaragiye kututegurira, ariko azagaruka kutujyana. Nakurikiye ubuhamya bw'umuntu umwe yakoreye Imana cyane, ayobora murimo w'Imana, kuko yari umukozi w'Imana, ayobora itorero ry'abantu benshi, akagira ubutunzi bwinshi hano ku isi. Yaguze amamodoka akomeye, arubaka amazu akomeye, ariko musi umwe marayika w'Imana yaje kumusanga,
ati mana yantumye ndashaka gukora iki? Kukwereka isi n'ijuru. Bushaki bw'Imana burasharira bene data, tukorera Imana kandi tuhinduka umushitsi, tuvuga Imana tuyubaha. Uriya muntu w'Imana byaje kumubera iki? Uburwayi. Mwanya yarwaye araremba, bamujyana kwa muganga. Igeze kwa muganga bibayemo umuntu kuba muri koma. Mu gihe yaje kuba muri koma, akabona marayika aza nijoro, aza ku gikuta, aramuhamagara ku izina. Burwayi yarwaye ntabwo akibasha kurya, ntabwo akibasha kunywa hafi mezi 6. Marayika ati ngiye kukwereka isi n'ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Buhamya nabo bubabwiza. Amuzamura mu bwami bwo mu ijuru. Ageze mu ijuru aravuga iki? Ngezeyo nabonye amashusho y'abantu bose barasa. Nta muntu mugufiya, nta kimuga nabonyemo nguko tubibona hano ku isi. Nta muntu w'akajisho nabonyemo. Nabonyemo ko abantu bose ni bazima. Nagiye mbona abakozi b'Imana batubanjirije ku murimo, mbona amashusho yabo. Ngabona amazu yubakiwe mu bwami bwo mu ijuru. Bakanyereka ko mukozi w'Imana witwa Kanaka, uramuzi? Ati yego. Ati rebe inzu ye. Bakanyereka muvuga butumwa ukomeye nari muzi. Ati uramuzi? Ati yego. Ati rebe inzu ye. Ngareba ruhande rumwe ngabona arimo tuzu tumeze nga tuzu tw'inkoko. Ati ijuru ifite midugudu ikomeye nguko turi hano ku isi. Ariko bagiye kunyereka inzu, ko inzu itarasakarwa, ni kibanda huri kiriho gusa gutyo. Ati rebe inzu yawe. Ati ye, nararize. Mana, iyi niyo nzu yanjye, iyi mirimo yose, iyi niyo nzu yanjye, se nzaba mu y'inzu itarabasha kuzura? Seko nagukoreye gutya. Atangira kubarira Imana mirimo. Mana iramubwira iki? Wafashe ubutunzi bwawe bwinshi ububika ku isi. Amubarira amamodoka yari afite kandi y'ibiciro. Amubarira amazu yubatse ku isi. Amubarira ubutaka yaguze ku isi. Ye Mana we, ko nafashaga abanyeshuri bakajya kwiga Bibiliya, ko nafashije umuntu wagiye kurara inzara. Mana iravuga kugiye muri ku isi, giye cyose marayika arimo kumusobanurira, ndago ari Imana, kigiye cyose ukoze imirimo myiza ku isi, uba uzamuye bikoresho ukubakirwa inzu yawe. Ariko wowe mirimo yawe myinshi wakoraga ku isi, wabanzaga gukora iki? Kuyamamaza. Ukamagara abanyamakuru, ukamenyesha abantu bose, bakamenya ko nafashe Kanaka, nahaye Kanaka, nakoze gutyo, ukiyamamaza. Mundu ararira, arataka, Mana umbabarire, se nakora iki iyi nzu yanjye ibashe kuzura neza? Marayika aramubwira, icyo wakora ni iki? Tugiye kongera kugusubiza ku isi, ugende tena ukore cyane, niyo uzabasha gukora iki? Kuzuza iyi nzu yawe. Yaragarutse ababaye, afite akahinda kubona inzu ye itaruzura, niyo yaje atangira gukora mirimo myiza tena ku isi. Afasha abakozi b'Imana, mbese amagaye abakozi b'Imana bakiri mu bukode, arabubakira kuko yari afite amafaranga, arabagurira amazu. Afasha ababyeyi n'abasore, abantu b'abadamu bashaka kwiga amashuri ya Bibiliya, arabitangira. Akomeza tena kugira indi mirimo myiza, avuga ko nanjye bisaba ko munsi ku ihererezo ryanjye ngire inzu nziza mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo byose dukora hano mu bwami bw'isi, navuze ko tuzabisiga hano, ariko nimba wiringiye ko uzajya mu bwami bwo mu ijuru,
bikusabamo kubaka ubwami bwo mu ijoro, inzu uzabamo. Aravuga ko arabundu bumwe tuzahabwa y'ukubona ubwami bwo mu ijoro, ariko tuzabarirwa mirimo. Uwo muntu w'Imana aravuga iki? Aravuga tuzagirwa ubundu ku bantu bakiranukiye Imana ku isi, twese tubone ubugingo buhoraho, tugere mu bwami bwo mu ijoro. Ariko mirimo twakoze ku isi niyo itubakira amazu mu bwami bwo mu ijoro. Ati abantu bafite amahirwe mu bwami bwo mu ijoro naba bantu bapfa bakiri bana bato. Ati nabo baba nk'abamarayika mu bwami bwo mu ijoro. Ariko abantu bakuze bidusabamo kuyubakira amazu mu bwami bwo mu ijoro. Mwanya ukoze ibyiza, mwanya ukoze mirimo y'Imana neza, bene data, urimo kuyubakira inzu yawe mu bwami bwo mu ijoro. Ibi bintu numvise abo buhamya nagize akahinda. Nabona iyi misa abantu ntago bagikora umurimo w'Imana nguko bahamagariwe. Bamwe baravuga ko ni imirimo y'abashumba, ni imirimo y'idini runaka, ariko itoro si ry'umuntu. Ngunda kuvuga iryo jambo, itoro ni rya Kristo, kuko ari we wapfiriye itorero rye. Mushumba nawe ni umukozi, ndagira iri nama zanje. Nawe muririmbyi uri umukozi w'Imana, muvuga butumwa uri umukozi w'Imana, munyamasengesho uri umukozi w'Imana. Twese twamagariwe n'Imana, dufatanya amaboko tubake ubwami bwo mu ijuru, musumwe ko tuzajya kuribamo. Bandu bamwe barimo kuva mu bushake bw'Imana, ati kuko pasiteri yakoze gutya, pasiteri yakoze gutya. Oya, wewe uhagarare ku izamu ryawe, wubake ubwami bwo mu ijuru, kuko Yesu nagaruka buri muntu azabazwa ibye. Turarangaye cyane mu iminsi gucira abakozi b'Imana imanza, gucira amatorero imanza, ariko tusengerane tubake ubwami bwo mu ijuru. Iyo ni imbuto yo kubaka ubwami bwo mu ijuru. Tuhugurane, tugirirane inama. Ndabizi nimba abantu bamaze gushirwa ejuru ntago bakunda kumvira inama z'abandi, ariko bimubwire mu bwenge, abyanze musumwe azabazwa n'Imana. Tufatanya amaboko, kuko mwanya tukorera Imana ku isi tuba turimo kuyubakira ubwami bwo mu ijuru, aho tuzajya kuba. Si ngombwa wese urifuza ko tuzajya kuba mu matongo, tuzajya kuba mu iyo nzu uriya muntu w'Imana yavuze ko nabonye tuzu tumeze nk'inzu y'inkoko. Kandi hano ku isi muntu akabara ati njyewe maze imyaka 40 nkorera Imana, se ujye kuba mu kazu katakwiriye? Mureke tena tugira ubwenge bwo kwiyubakira ubwami bwo mu ijuru kuruta kubaka ubu bwami bw'isi. Reka tusomere iri jambo riri kuri Yakobo, turangirizaho. Yakobo gice cya 5 murongo, twatangira ku murongo wa 2 kugeza ku wa 6. Iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Nuko Yakobo avuze, iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Ubutunzi bwanyu buraboze, n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi. Izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese zazo niyo izaba umugabo wo kubihamya. Izarya imibiri yanyu ngumuriro. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu. Ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwabimishije uburiganya birataka, kandi
umuborogo wabo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Mwadamaraye mu isi, mwishimira ibibanezeza bibi, mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Murongo wa nyuma, umukiranutsi mwamuciriyeho iteka, muramwica atabarwanya. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Turacyari mu iyo ijambo, tubake ubwami bwo mu ijuru kuruta kubaka ubwami bw'isi. Hano Yakobo atugirira inama y'aya magambo ati iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Uyisi Imana afite iburyo yaremye abantu, nabusanze mbona Imana yaremye abakene, Imana ikarema n'abantu abatunzi. Kandi bikunda kuducumuza nk'abantu, ukifuza buzima bw'abandi, ariko tube tunyurwa nk'uko Imana yatuteganyije, nk'uko Imana yaturemye. Kuko tushobora kuba bindu birahinduka, rimwe na rimwe wa mbere aba wa nyuma, rimwe na rimwe tushobora kugira amahoro hano. Cyane cyane twibutse gahunda ya Lazaro na Nyamutunzi. Nize ko iyo nguru turayizi. Nyamutunzi yubakiye ubwami bw'isi, ariko Lazaro yababaye kuba ubwami bw'isi, akomeza kurya utumvungutira twa Nyamutunzi. Ariko ku ihererezo ryabo Lazaro yagiye kuba mu gituza cya Aburahamu, Nyamutunzi ajya kuba hehe? Mu muriro. Imana kamuhumura amaso akareba aho Lazaro ari, ararira. Hamagara sogokuru Aburahamu amusaba butabazi ko yabwira Lazaro ko yashira urutoki ku mazi akamutonyangira n'udutonyanga, kuko aho hari amerewe nabi. Iyo ni ingero nziza yo kubaka umuntu wubatse ubwami bw'isi n'umuntu wubatse ubwami bwo mu ijuru. Kuko nyuma y'ubu bwami bw'isi abamo ubwami bwo mu ijuru gusa. Bidusabamo mu gihe turi ku isi dutekerereze ko ihererezo ryanjye rizaba ryahe. Yesu nagaruka azasanga niteguye. Mu iki gihe ndi ku isi ntekerereza kubaka ubwami bwo mu ijuru. Uyu minsi ubona itoro ry'Imana Pentecote, itoro Pentecote, oh Jésus Christ, numva mibabaro kuko mbona twataye mico. Itoro Pentecote ni itoro ryayoborwaga n'umwuka, ni itoro yagiraga mbuto nziza, ariko iyi minsi ubona twacitse intege. Mbuto y'urukundo rwaragabanutse, abantu basige bakirana imanza gusa. Kandi natwe ntago tukisuzuma ko twakoze ibibi. Reka twihane, tubireke, tugendere mu mucyo wa kera, dusubire ku rukundo wa mbere. Isi yacu turabizi, iyo Yesu yarabivuze, kandi twigisha abantu ku manywa na nijoro. Ariko ukabona umuntu arwanira by'isi, yizirika ku by'isi, nta n'umunsi n'umwe atekereza kubaka ubwami bwo mu ijuru. Ibintu byose byo mu rusengero byahindutse mirimo y'abantu. Kutanga ituro avuga ni abapasiteri, ni kutanga kimwe cya 10 ni yabo, ntago tuzongera gutanga kuko turatanga niyo bibateza gutya na gutya. Oya, mwanya ukoze ibyo umenye ko urimo kubaka ubwami bwo mu ijuru. Kandi ni itegeko ry'Imana, mungerageze ku kimwe cya 10 n'amaturo. Byaravuzwe ibyo bindo bakozi b'Imana, bavuzwe magambo menshi ku isi, barandu barasebya, baratuka murimo y'Imana. Ariko si byiza, twihane, tumenye ko Imana yatwemereye tukore byo mu buryo bwo kubaka ubwami bwo mu ijuru. Turimo kubaka ubwami bwo mu ijuru. Ko navuze ejo Yesu nagaruka, pasiteri azabazwa ibye. Ariko we nimba wakoze uhubayisha iyo tegeko ry'Imana, Imana izakuhesha umugisha. Niyo mpamvu tube maso, tumenye buryo bwo kubaka ubwami bwo mu ijuru. Hari n'abantu bamaze gufata ingamba ati njyewe sinzongera gutanga kimwe cya 10 n'amaturo.
mureke bibe nguko mubivuga, mureke babirige nguko bibivuga, ariko wowe ukaba wakoze itegeko ry'Imana, urubaka bwami bwo mu ijuru. Nabo nimba barimo gukora ibibi bazabibazwa. Yesu ndakindu azibagirwa. Hano batubwiye iteka ryaciwe ku batunzi b'abanyabugugu. Ubutunzi bwanyu buraboze, n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi. Aba batunzi b'abanyabugugu bariho ku isi, bafata ibyabo byose mu kubaka bwami bw'isi gusa, bafata ibyabo byose ni kwinezeza bonyine gusa, bafata ibyabo byose ni kwishyiramo amahoro bonyine, kandi hari abandi n'abaturanyi babo bababaye. Hano Yakobo aravuga ki butunzi bwanyu buraboze, n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi. Navuze ko si bibi kubaka bwami bw'isi, ariko tumenye ko turimo igihe gitoya. Ubwami bwo mu ijuru niyo tuzajya kubamo iteka ryose. Izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe. Kubera iki? Tutabitse aho nyenzi n'ingese zitabasha kuzigera, aho abajura bacukura. Izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese zazo niyo izaba umugabo wo kubihamya. Ingese niyo izaba abagabo bo kuhamya abo bantu batashaka kubaka ubwami bwo mu ijuru. Ngo ndakumva no kumva amateka y'isi, kumva bavuga mundu umwe mu faranga afite ni miliyari zingahe, biliyari zingahe, miliyarderi. Ariko arabashonje bari ku ruhande rwe. Ariko gufasha wundi twabaye abagugu kurushaho. Murongo wa 4 uko tubaracyari ku murongo wa 3. Ingese aba abagabo bo guhamya, izarya imibiri yanyu ng'umuriro wabitswe ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Simbabwira nabi bene data nuko amagambo y'Imana yanditswe. Izarya imibiri yanyu ng'umuriro mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Dore ibihembo by'abasaruzi basahuye imirimo yanyu. Ibyo mwimishije uburiganya birataka, kandi umubabaro wabyo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Nsigaye mbona ikindi kintu tufite Satani yatushize mu ndege nkeya, abantu batakishaka kwigisha Imana inama, abantu batakishaka kumvira amabwiriza y'Imana, abantu batakishaka gukora ibyo Imana ishaka. Ariko mureke tubake ubwami bwo mu ijuru kuruta kubaka ubwami bw'iyisi. Murongo wa 5, mwadamarariye mu isi mwishimira ibibanezeza. Mwadamariye mu isi mwishimira ibibanezeza. Mwimisa abantu basenga batwita abapfapfa, batwita ko tutafite ubwenge, batwita ko tutazi ikintu dukora. Ariko bene data bari mu Mwami Yesu, mukomere kandi mukore byo gukiranuka gusa. Nyuma y'ibi azaba undi umunezero, nyuma y'ibi tuzatabarwa. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Isi si yacu, twebwe iwacu ni mu ijuru. Mureke tubake ubwami bwo mu ijuru kuko niyo tuzajya kuba. Turangirize ku uyu murongo. Mukiranutsi mwamuciriyeho iteka, muramwica atabarwanya. Mukiranutsi mwamuciriyeho iteka, muramwica kandi atabarwanya. Aba batunzi Imana iravuga ko mukiranutsi bamuciriyeho iteka kandi baramwica atakoze iki, atabarwanya. Ibyo byose ni ukwibutsanya, cyangwa se betuye turimo gukora umurimo, turarangiza ubutumwa bwiza, kandi ibi byose abantu b'Imana barimo kubwiriza gutyo, nuko arimo amagambo, nuko arimo gucirwa imanza. Ibi byose nabyo Yesu musi azaza azabitubaza. Nta rwitwazo ruzabaho,
muri icyo gihe cya nyuma. Nta rwitwazo ruzabaho. Na niyo mpamvu Matayo yavuze si bose bavuga mana mana bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Reba buryo urimo gukorera Imana iyi minsi, ubikore neza. Twebwe abantu twitwa abantu b'Imana, mureke dukizwe, dukiranuke. Si ngombwa abisi baducira urubanza, si ngombwa dukora amakosa tena mbere ya ahera Imana. Tubabaze abo tuyobora, tubayobore mu kuri, batwemerere batatwemerera, ariko Imana irebe ibona ko tubayobora mu kuri, tubabwiriza ukuri. Manza ni nyinshi mu iyi minsi. Bamwe bakavuga ko abakozi b'Imana bakunda gusa amafaranga, bakunda bafite amafaranga. Ibyo sibyo Yesu yatwamagariye. Abantu bose tugomba kubafata kimwe, tukababwiriza ubutumwa bwiza, ejo nejo atazarimbuka. Mana itushoboje, yari ubutumwa bwiza bw'Imana bishaka kutwereka buryo twakubaka ubwami bwo mu ijuru kuruta kubaka ubwami bw'isi. Bandu bamwe barimo kwica bagenzi babo kubw'isambo, kubw'ibibanza, kubw'amafaranga. Se wowe uzarama ku isi iteka ryose? Mureke tubake ubwami bwo mu ijuru kuruta kubaka ubwami bw'isi. Tufatanye, tukomezanye, tuhugurane, tusengerane. Icyo nicyo kingenzi. Twamamaze ubutumwa bwa Kristo, kuko nayo n'imirimo izatwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze, Imana ibafashe. Turagushimiye Mwami, tunejejwe n'ijambo ryawe. Reka tusengere imitima y'abari ku isi. Niwe waturemye twese ukaturema mu ishusho ryawe. Nuko Satani adutwaza igitugu, ariko tuzi ko turi ubwoko bwavuye mu maboko yawe, kandi ukaturema mu ishusho ryawe. Tubabarira ibyaha. Isi iranduye mu bibiye. Abantu benshi barizera kuza mu bwami bw'isi, ariko bwami bw'ijuru benshi barabashije kwibagirwa, bafobya, basuzugura. Ariko tubabarira, utweze, utuwe kukwizera kuko ari we muremyi wacu, utuwe kukwizera kuko ari we Mana yacu. Watugiriye neza, utanga mwana wawe w'ikinege Yesu Kristo aza kutupfirira kubw'ibyaha byacu. Twari abo kurimbuka, ariko tuha amahirwe abazamwizera bose batazakurimbuka. Uturinde kurimbuka mu izina rya Yesu. Ibi migozi maze kuzirika abantu ku bwami bw'isi, Mana uyidukuremwo macakubiri, ubwicanyi, ngeso mbi, gupinga ibyawe, gusuzugura ibyawe, abari mu byawe batabikora neza. Mana utufashe, tweze, dutunganye. Komeza abakozi bawe, komeza amatorero yawe kikristo gikomere. Data mwiza, Pentekote wongere teno suka amavuta y'umuka wera, tube abantu tukiranuka mbere yawe. Turasengera abarwayi bari ku isi, ubakize. Ababyeyi batwitse bafashe, ibihugu birimo ibibazo ikemure Data, kuko ari we Mana utanga amahoro. Turagushimye, turinde, utuye imbaraga ku minsi tusigaje ku isi, tubashe kubaka ubwami bwo mu ijuru aho tuzajya kuba. Turinde kurarikira by'isi, turinde gutwarwa n'iby'isi, turinde kwicana ku by'isi, kuko byose tuzabisiga. Mana urakoze, reka ijambo ryawe rigere ku buri muntu wese kandi rimugirire umumaro mu izina rya Yesu, amin. Murakoze kututega amatwi. Reka tubahe nimero za telefone, biradufasha mu kuhugurana, kuko kuyubura urugendo abantu barakomezanya. Ni 07 82 43 9 754. Murakoze, aka video nikakugeraho, nawe ukoherereza undi, nundi nawe akaherereza undi. Byose turafashana kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Witeka abane namwe iteka ryose, amina.